barakubwira bati senga usengera iki amaso usenge. Narabivuze rero mvuga ko ari umuntu ukomeye kandi agiye gupfa kandi napfa n'isi yose izabimenya. Ntago rero turiho twishimira ko yatashye uko n'ubundi Imana yamwakiriye. Ntago twishimira ko ubuhanuzi bwasohoye oya, ahubwo gutaha ntago ari bibi, ahubwo gutaha udakijijwe utejejwe nicyo kibazo. Naho nagiye mbivugaho n'ibyo message niyo gusenga cyane kuko ntago byoroshye, niyo gusenga cyane dusengera undi muntu uzwi nanone ugiye gukurikira papa, kandi we ntibitinda, ntago biri butinde, byo biri vuba cyane. Kandi ari muri iki gihe muri ibihugu by'ibireba ibiyaga bigari, ntago ari kure yacu rwose. Nawe agiye gutaha kandi naho wasenga ugakuboka mu ivi nta kizabibuza, ahubwo abantu ne igihugu icyo nababwiye kigiye kuvamo umuntu ukomeye. Icyo gihugu kirakomerewe ngo ariko abakirimo nibagire gute nibaboroge basenga. Burakuboroga biri ukubiri, hari ugusinduka nezerwa ukaboroga, ariko hari no kuboroga usenga. Ariko ubwo ibyo mvuga hari ababyumva rasigaye cyangwa aho gutaha. Ndagira ngo mbwira abantu ko n'abari muri icyo gihugu aho mu mwuka wo barabyumva. Ndagira ngo mbabwire ngo igihugu cyose waba urimo hagarara ureba amazu uriho ureba. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo gihugu nta mazu uzongera kubona, na bya bindi bavuga ngo abantu barahunga, ntaho guhungira hari kiretse guhungira kuri Yesu gusa. Ni igihe bagiye kugeramo bakajya bava nk'aha ngaha n'urugero ndavuga aho nzi ko ibihugu byanze ntago mbizi, nta ni igihugu nagiyemo ni Uganda, ariko kugira ngo ngereranye neza abantu babyumve, abanyarwanda babyumve cyangwa n'abari hanze babyumve, nko kuva hano ukagenda ukarinda ugera mu mujyi hari Amateus, nta hantu uzajya uhura n'umuntu. Bimwe mwumvaga ngo imodoka zirambuka muri iyo nyanja zijyana muri icyo gihugu, bimwe mwumvaga ngo ibiribwa birava iyo ngiyo bijya muri icyo gihugu, nta na kimwe. Kandi icyo gihugu kigiye guhura n'inzara, kigiye guhura n'umubabaro, kuko bababaje Imana cyane kugeza ku buryo Imana irira. Nta kuri bagira, nta mbabazi bagira, nta rukundo bagira, kuva ku mwana kugera ku mukecuru abazigira ni bake cyane. Niyo mpamvu rero komeza cyari muri bya bindi ni nka wa mugani w'umuserebanya. Umuserebanya iyo uri mu ibati inzira imishya, iyo nzira imishya warahiye uhiye ngo uravango bihora bishyushye urindushya. N'abantu rero muri iyi minsi kubabwira gusenga, urababwira gusenga uti nyamara tugeze mu bihe bikomeye, uti nimusenge turebe ko Imana yatugirira neza. Abantu bagahora bavuga ngo tuzihana tuzasenga, ntago ari uko bimeze. Ugatekereza ukavuga ngo ese ko maze imyaka 40, ko maze imyaka 60, 70, navutse nsanga sogokuru asenga bavuga ko Imana iriho, nge narayitegereje ndayibura. Ntago ariko bimeze. Ibihe tugezemo Uwiteka araje kandi nibikomeye biraje. Ndabizo mugiye kunyanga mu ntera amabuye ngo nta byiza mvuga, nuko ntabyo mbona. Wowe ubona ibyiza cyo dufasha ubitubwira, ariko nge ntabyo mbona, nta byiza mbona, ntabyo mbona, ubu ntabyo mbona. Kuba abantu batarihana ngo bezwe bakizwe ari cyo mutumva. Ndabaza abadukurikiye, reka tureke n'icyo gihugu n'iwacu hano mu Rwanda. Umuntu aratwite ndakarara yikuyemo, ntazi n'umukobwa, ntazi n'umuhungu, ntazi se niwe wari kuzahagarara mu cyimbo cy'umuryango akabatereka nsenge. Data na mama ntibasenze, basogokuru ntibasenze, ariko Imana irarema
tukica. uwo mwana uramwica uzazabe iki? uwo mwana uramwica ko ari wazagahagaze akagusengera, agasengera igihugu, agasengera abantu. Bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV, reka tubasuke tubaramutse mwese mudukunda kandi mugakurikira ibiganiro byose ucisha ku musaraba TV. Kamvuge ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana bomwe ndetse n'abanyu bose. Hafi na mu bice bitandukanye, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo, umujyi wa Kigali, aho uherereye hose ku isi ukaba dukurikiye muri kano kanya, turagusuhuje tukwifurije umugisha w'Imana, tukwifurije guhirwa n'imirimo y'amaboko yawe. Uwiteka Imana nakwagure kandi Uwiteka Imana akugirire neza mu buryo bwose. Wageze ku Musaraba TV, icara twumve ubutumwa bwiza, twumve icyo Imana idushakaho muri iyi minsi ya none. Ne Bene mvugana kuri mikoro, ngize umugisha kandi ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Nubwa mbere tugiye kumwakira ku Musaraba TV, ariko naza kubitwemerera ari bo bitubwire, mbisabiye hano nabwo nabitwemerera, ntago bireba ubwa nyuma. Twishimiye kubana nawe rero, reka tumuhe ikaze. Tugwahe ikaze mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ngira ngo mu muco w'itorero cyangwa mu muco nyarwanda, iyo umuntu agiye kuganira n'abantu batamuzi, ari ubwa mbere baba bamubonye cyangwa bamwumvise, arivuga. Yego. Amazina yanjye rero nitwa Mugabe Eric, nkomoka mu karere ka Rwamagana, intara yo ni Iburasirazuba. Umurenge no wa Munyaga, urengaho gato cyane mu santere Rwamagana kugira ngo ugere aho mvuka. Yesu raduhana umugisha. Amen. Yego, twishimiye kubana nawe. Nyuma y'ibyo ngibyo, ari umukozi w'Imana. Yego. Ni umukozi w'Imana, ntanga message Imana yantumye. Ikintu nkunda no gusenga. Yego. Rwose naho naba ngenda, niyo nanyura muri quartier ndiho ngenda, nta handi mfite ngiye, kuko hagiye kiya kigera buri umuntu akabatereka ntembere, ariko ugatembera usenga. Nibyo nyankunda kubwira abantu ngo ntago gusenga ari uko ku cyumweru hageze cyangwa hari aho uzi amaterano icyumba cy'amasengesho, nubwo bitakibaho bigoye. Ariko naho waba ugenda burya ugomba kugenda usenga. Najya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo njye nigeze kubaho mu buzima bukomeye. Yego n'ubu ntibworoshye, ariko hari indirimbo yajyaga imfasha mu byo nakoraga. Ndabyuka igihe natwaraga moto nta cyangombwa igira, nanjye ntacyo ngira, ariko nafashwaga n'indirimbo naririmbaga ivuga ngo nkingiriza Mana ntibambone. Imana yarankingirije kandi n'ubu iracyankingirije. Niyo mpamvu rero ubwo urumva iyo ndirimbo irimo isengesho ryinshi. Nkingiriza Mana ntibambone. Indirimbo yarimo isengesho ryinshi kuri jyewe. Niyo mpamvu rero gusenga nta munsi bigera, nta n'igihe, nta n'amasegonda. Gusenga ni uguhozaho. Waba ugenda wasenga. Icyo mbivugiye rero ni uko nari mvuze nti ndi umukristo kandi icyo mparanira ni ubugingo. Naba nsenga nsengera, icyo mbasabira ni ubugingo. Nibyo navuga rero ngo naho nabaga ngenda, naho naba ngenda, kumva baravuga Imana, nagenda nkajyayo nanjye nkajya kuyishaka, kuko ndacyakomeje kuyishaka, sindacogora kandi nzi ko nzayibona. Yego. Imana iguha umugisha. Twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi, kandi tugwaye ikaze ku Musaraba TV. Yego, murakoze. Mugabe, uri umuhanuzi nk'uko ubivuze, uti Imana ijya impa message nkashyira abantu, tukuzi nk'umuhanuzi. Yego. Kandi hari ubuhanuzi bumwe butandukanye wagiye uhanura, bimwe twabibonye bisohora n'ibitarasohora. Ibyo byose hari umuntu uvuga ngo mu kirere cy'umwuka ngo arigiye muri yabo, akavuga ati ko byagenda kose bizasohora muri kino gihe, cyangwa se
bizasohora. Yego, icyo nashaka kuvuga ariko ni uko tukuzi mu mboni y'umuhanuzi. Uyu munsi tugiye kuganira n'umuhanuzi Mugabe. Mu byo wagiye uhanura, nagiye mbona ubuhanuzi bwawe kuri papa, uvuga urupfu rwa papa. Uyu munsi papa yitabye Imana. Nimba ko bivuga nabyo simbizi mu kibaro cyabo, ntago mbizi nimba avuga gutanga, ariko uyu munsi yitabye Imana. Biri mu buhanuzi wahanuye bwasohoye. Mugabe, wari uzi ko papa zitaba kino gihe uhanura bura buhanuzi wonaga bizasohora, n'icyo wadutangaza kuri uyu munsi? Murakoze. Ndumva ahari kuva ngeze kuri kamera, nageze kuri kamera mu kwezi kwa gatandatu, mu kwezi kwa gatanu ku itariki 12 ndabyibuka. Umwaka ugiye gushira. Umwaka ugiye gushira. Si uko twishimira ko ibyo twahanuye bisohora ibibi, ariko nanone burya hari igihe biba ari ngombwa. Ndibuka bwa mbere na mbere ndimo ntanga message ya mbere natanze ni ku nzu yari igiye gushya. Icyo gihe Imana yari yayinyeretse, yarahiye. Ntago nigamba ko yahiye, nta nubwo nigamba ko byasohoye. Hari ibintu biba bikomeye, Imana ikavuga ati naho mwasenga iki ntikizabura kuba. Birumvikana, abantu babyumva cyane, bari mu mwuka barabyumva. Buriya hari ibyo ugomba gusengera bikaba cyangwa se ntibinabe. Tuvuge niba dusengeye icyiza ngo kibe kigomba kuba, ariko noneho n'igidashoboka kuba. Icyo gihe rero ndabyibuka, navuze ku nzu ikomeye mu mujyi wacu wa Kigali, mvuga ko inzu ikomeye igiye gushya. Ndumva hadaciye icyumweru inzu byaragaragaye irashya. Ni inzu yo kwa Makuza hara mu mujyi, yarahiye n'ibindi. Impanuka aho nagiye nzivuga, nkavuga agace zizaberamo n'iki. Hari naho nasenze rwose Imana irahaba ikuraho iyo mpanuka, ariko hari naho bitagomba kugera gute kubibuza kuba. Kuri urwo rupfu rero rumbajije rwa papa, ndumva naragiye mbihanura kenshi, kuko burampanura uko ntegetswe. Yego. Ntabwo ari ngombwa ngo mvuge izina, ntabwo ari ngombwa ngo mvuge ngo Nepo ibi n'ibi bigiye kubaho kuri Nepo ya, ahubwo hari uburyo ugomba guhanuramo. Naravuze rero ndavuga ni hari umuntu ugiye ukomeye. Bamwe batubwa ni umuperezida, abandi ati ni runaka, ariko ntabwo ariko byari bimeze. Navuze umuntu ukomeye ugiye gupfa, nta bantu nibasenge. Ndumva narabivuze rero, bakajya bakambaza uwo ari we, ati gutya na gutya. Ntabwo ariko bimeze. Rero abenshi buriya ntitugashake kugira ngo tubaze byinshi cyane ku muhanuzi. Wowe niba bakubwiye bati senga, usengera iki, bamaso usenge. Narabivuze rero, mvuga ko ari umuntu ukomeye kandi agiye gupfa, kandi napfa n'isi yose izabimenya. Ntabwo rero turiho twishimira ko yatashye, kuko n'ubundi Imana yamwakiriye. Ntabwo twishimira ko ubuhanuzi bwasohoye, oya. Ahubwo gutaha ntabwo ari bibi, ahubwo gutaha udakijijwe, utejejwe, nicyo kibazo. Naho nagiye mbivugaho ni byinshi byagiye bisohora, ariko ntabwo mba nifuza ko ibi bisohora. Ese uwo muntu ukomeye nk'uko bivuze ni papa, cyangwa turategereza undi? Oya, niwe navugaga. Niwe navugaga kenshi. Muranyihanganira ngo ya magiripe ntabwo meze neza. Niwe navugaga rero, nta wundi. Ariko nanone kuri message nzanye ndibuzane nayo irakomeye. N'undi nawe ugiye kumukurikira, kandi ari hano hafi mu biyaga bigari. Yego, turaje ubitubwire neza, tuguha umwanya utugezeho na message, tuguha umwanya urambuye kugira ngo uze kutugezaho message ko Imana iba yazikubwiye. Ariko Mugabe,
uri umuhanuzi, tujya tubona n'abandi bahanuzi bagiye batandukanye, rimwe na rimwe ugasanga bari no gushyira abantu mu rujijo, ugasanga umuhanuzi arahanuye ibintu bikomeye agasubira inyuma akajya gusenga agahita afata nk'amasengesho y'itatu kugira ngo bya bintu bikomeye bisore kugira ngo bazamwemere nk'umuhanuzi. Mugabe, nimba nawe ibyo bintu ujye ubyumva, ibyo bintu bivugaho iki? Ese birakwiriye? Oya, ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Ntabwo umuhanuzi ari uwirata ku byabaye cyangwa se ku bigiye kuba. Ibyo rero nta gaciro mbiha. Njya numva ngo harimo n'abajya kuzirika. Harimo, nongere mbonereho no kubwira, ubwo tumye ninjira muri mesaje y'abita abakozi b'Imana, ari nabyo kenshi nakunze kujya mvuga mbwira abantu ntabwo abantu bose mubona basenga, ntabwo ariko twese dusenga Imana. Yego, ntabwo abantu bose ariko basenga Imana. Utazabona umuntu muhuriye hano, undi muhuriye hariya, ngo Imana irambwiye. Ubwirwa n'iki ko ari Imana imutumye? Ni kenshi nagiye mbwira abantu, ndababwira ngo abantu nibijya gusenga kandi basobanuza Imana umuntu bariho basengana nawe uwo ari we. Biragoye rero kugira ngo umenye umuntu uriho usenga Imana by'ukuri. Biragoye kugira ngo ubone umuntu uvugisha ukuri. Biragoye kugira ngo ubone umuntu Imana yatumye. Buretse gusenga ukabaza Imana uti ese Mugabe ndiho nsengana nawe ni muntu ki? Ese Nepo ndiho nsengana nawe ni muntu ki? Biragoye. Ariko ubu ngubu Imana irimo iragenda benshi bakora ku maso. Ndatekereza ko abenshi batangiye kujya babona ukuri. Ibyo rero warumbwiye ko umuntu uhanuza hanura ikintu arangiza nyuma agaca inyuma akagenda akagisengera kugira ngo gisohoke bazamwemere, gisohore bazamwemere, ntabwo ari byo. Ahubwo wagasenzo bikavaho, ariko hari n'ibitavaho. Yego, nibyo. Numvishije mu bita abakozi b'Imana, kuko ntabo nzi. Buriya njya numva baca umugani mu Kinyarwanda ngo kami ka muntu n'umutima we. Hari abasenga Imana, dusenga Imana imwe, ariko mbona Imana zarabaye nyinshi bitewe n'abasenga, kuko njya numva hari n'abavuga indimi zitandukanye. Mbona rero Imana zarabaye nyinshi. Ntabwo nshobora kumenya ngo ese Nepo arasenga iyihe Mana cyangwa runaka arasenga iyihe Mana. Biragoye rero kubitandukanya. Niyo mpamvu mbwira abantu ngo basenge basobanuze se kuko umuntu ndiho nsengana nawe ni muntu ki. Ikindi, harimo n'abavango barasenga bagahanura, ariko bamara guhanura, niba mvuze ngo Nepo ndamuhanuriye ngo Imana ngo ugiye kumwubakira mu mujyi wa Kigali, ngo Imana imuhaye imodoka, ngo Imana ngo iramwimuye, abantu ntibasobanukirwe. Ushobora kuba uvuga gutyo uri umuhanuzi Imana yagutumye koko, kuko mu buhanuzi Imana itanga igishyiramo nayo iracenga. Rega burya nayo hari ahantu ijya iducenga Imana, ikaducenga ikakubwira ngo genda ubwire Nepo ko mwubakiye, genda ubwire Nepo ko mwimuye, genda ubwire Nepo ko muhaye imodoka azajya agendamo. Ubwo urasobanukirwa ute? Bashaka kubwira ngo ndakwimuye igucyuye, ariko umuhanuzi akaza akubwira ngo Imana irambwiye ngo irakwimuye ngo ikugiriye neza. Yego, ejo undi akaza ati Imana irambwiye nkubwire ngo iguhaye imodoka. Ubwirwa n'iki ko atari Ribu wagendamo? Hari imodoka Ribu wagendamo, hari polisi wagendamo. Ntago rero abantu bujye bitondera guhanura ibyo bumvishije. Ubwo ubuhanuzi tuzabutandukanya gute ngo tumenye nimba ari ubuhanuzi bwo kwimurwa mu buryo bw'inzu cyangwa se kujya rusororo? Biratandukanye nyine mu buryo bw'umwuka. Ubundi nibyo ndimo nkubwira, iyo uvuze gutyo ngo Imana irambwiye ngo Nepo iramwubakiye cyangwa iramwimuye ngo hatuye, aho uzundi Imana ikwimura aho utuye ni gute? Ushobora kuba uturanye utuye ariko ukaba hagati y'abarozi, ukaba hagati y'abanzi, kandi ibyo nibyo Imana ishaka. Kuko umuririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo intambara zitabayeho wazavuga iki? Wazavuga ko warwanye uruhe rugamba? Ariko wowe wakumva ko Imana ikwimuye, ukumva ngo ikwimuye muri ki? Muri hahandi habi, kandi aho habi niho ukura imbaraga.
abantu rero bajye babitandukanya. Kandi ikindi abahanuzi mboneraho kubabwira, ntabwo ubuhanuzi bwose wumvishije ngo ndaryamye nijoro ngo Imana impaye ubuhanuzi, mu gitondo ngo ndahamagara Nepo cyangwa ndahamagara Pascal cyangwa ndahamagara runaka ngo ngwino ntange message. Banza usenge, usengere iryo yereko wagize, usobanuza Imana. Njyewe mperutse muri hangana gatondo nageze muri message, ntabwo ndi butinde. Mperutse umuntu aza kumumagara ati uraho mugani muraho, ati ndashaka ko uzaza kunsengera. Nabwiye nanjye niwo murimo wanjye, nta murimo ngira. Ariko ubu n'abadukurikiye baze kudufasha, ndimo ndashaka akazi, perime ndayifite narayibonye y'imodoka, ndashaka akazi rero kugira ngo abantu bandangira akazi. Ushaka kuba ushaka wajya gutwara wambwira ukampa akazi, nibyo turaza kubigaruka, ariko ugafite akampe cyangwa ufizaho ko ari akandangira. Yesu abaho umugisha. Reka nkomeze rero ibyo nari ndiho mvuga. Umuntu aherutse kumpamagara arambwira ati ndashaka kuza kunsengera. Ndamubwira nti nta kibazo. Ndasenga, ikijyo ndabyuka byari kuwa gatandatu narasenze. Imana irambwira ngo uzajyeyo, ariko birakomeye, biragusaba kwambara imbaraga. Koko Uwiteka bimbwiye niko byagenze. Nagiye mbona ni ibintu bikomeye cyane. Nageze mu muryango mbona ibyo bita ngo ni ubwabya, mbona ibinyoni by'iminwa itukura, mbona ibintu byinshi mu buryo bw'umwuka narabibonaga. Hari abantu rero buriya bashaka kudukamura, ariko ntabwo ariko bimeze. Ndagira mbone nto mbabwira ko baba bibeshya. Baba bibeshya. Umuntu uri mu mwuka w'Imana biragoye, kandi nzi ko Satani yaratsinzwe, Satani yaraneshejwe, n'ubundi azakomeza kuneshwa. Abantu rero bishaka kutwabura. Buriya umurozi yaciye mu myaka, ukaba ufite nk'ibishyimbo byiza rutangiye kuzana urugoyi, buriya umurozi yabiciyemo akwangara byabura. Natwe rero abantu basenga, abanyamasengesho, ntabwo dushaka abantu batwabura. Ariko mu by'ukuri nagezeyo, nagiye kuva mu rugo Imana imbwiye ngo genda, ariko birakomeye, kuko nasanze bikomeye, ntabwo byari byoroshye. Ariko ndashima Imana ko yanesheje, ndashima Imana ko yatsinze Satani. Naragiye rero ndasenga, nkora iby'umwuka yarantumye, ndangije ndataha. Ariko Imana yabanye nanjye. Nepo, Imana yabanye nanjye. Kubivuga gutya abantu bumva byoroshye, ariko birakomeye. Abantu, abanyarwanda buriya dufite byinshi bibi. Ariko icyo nabwira abantu, icyo nababwira ni uko ikiruta byose, ikiruta amafaranga, ikiruta umunezero, ikiruta byose wumva ko ari ibyo byishimo byawe, ni ugusenga. Ni ugusenga, ni ukwihana, ugasenga, nicyo kiruta byose. Yego. Kuko nubwo benshi bajya babona tubabaye, tutagira aho tuba, tuca ku mwenda tukawifuza, kuko ntacyo dufite tuwugura, dukodesha tubaho tubonye, tugira dute, turirwa tugendana. Ubundi abantu barushye cyane, barushye ni abantu basenga. Uzabirebe neza cyane, abantu basenga nizo ndushyi zihari, nizo ndushyi dufite mu gihugu. Nta muntu unezerewe, nta muntu ufite inzu nziza, nta muntu ufite imodoka nziza usenga. Ntawe wabona muri iri shyamba nk'iri ngiri yaje gusenga, ntabwo wapfa kumubona. Icyo ngira ngo mbwire rero abantu, ndimo naninjira muri message, icyo ngira ngo mbwire abantu basenga n'abadasenga bumvireho, nabo bazi dufatanya gusenga. Abantu basenga indushyi, iki, abapfakazi, babandi banyakujya. Nanjye ndimo ndi indushyi, ntimwumve mbivuga gutyo ngo mugire ngo nageze yonge. Ntabwo ndagerayo i Kanani, sindagerayo, ndacyaharanira. Abantu basenga rero nimuhumure, namwe mudasenga, ndagira ngo mbashishikarize kuba hafi y'Imana. Dusenge, twature, twihane,
kugira ngo Imana yacu tugire neza, kuko Imana igiye kugira neza abantu bayisenga, abantu bayinambyeho bakemera bagakora amasengesho y'agahato, inzara ikabarya, bakabaho nayo bagasohorwa mu nzu bakagira gute, abo bantu Imana igiye kubatabara. Hagira ngo mbabwire ngo abo bantu Imana igiye kubatabara. Indi message rero, iyo ni iya kabiri. Indi message niyo gusenga cyane, kuko ntabwo byoroshye. Niyo gusenga cyane, dusengera undi muntu uzwi nanone ugiye gukurikira papa, kandi we ntibitinda, ntabwo biri butinde, byo biri vuba cyane. Kandi ari muri muri ibihugu by'ibiyaga bigari. Ntabwo nzi ko bitandukanye, ariko ni muri ibiyaga bigari, ntabwo ari kure yacu rwose. Nawe agiye gutaha, kandi naho wasenga ugakuboka mu ivi nta kizabibuza, nta kizabibuza, ahubwo abantu nibabe maso. Dusome muri Yesaya ibice 23 umurongo waho wa mbere. Yesaya ibice 23 umurongo waho wa mbere. Ibihanurirwa i Tiro. Ibihanurirwa i Tiro. Mwankuge zitarushishimwe. Ngo mwankuge zitarushishimwe. Nimuboroge kuko i Tiro harimbutse. Ngo nimuboroge kuko i Tiro harimbutse. Nta mazu asigaye cyangwa aho gutaha. Ihangane gato, ngo nta mazu asigaye cyangwa aho kugira gute, aho gutaha. Hari igihugu icyo nababwiye kigiye kuvamo umuntu ukomeye. Icyo gihugu kirakomerewe, ngo ariko abakirimo nibagire gute, nibaboroge basenga. Burakuboroga biri ukubiri, hari ugusinduka nezerwa ukaboroga, ariko hari no kuboroga usenga. Ariko ubwo ibyo mvuga hari ababyumvara, mu bantu badukurikiye ababyumva baze kutwandikira muri commentaire. Kandi iyi ni message, iyo ntanze message ndumva wabisobanuye neza, uba ari ubwa mbere tubonanye cyangwa tuganiriye. Ariko iyo ntanze message, kuko message ahanini bayihutirwa, ntabwo mashaka ngo uzatange ikiganiro kizatambuke ejo hashize hazagira. Mba nifuza ko bibaye byiza ikiganiro gicaho, kuko ni ubutumwa buba bwihutirwa. Abahanuzi barahari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda benshi, hari n'abahanura uko amarangamutima yabo bategetse, ariko nge ahanini ntanga message yihutirwa. Ngero dusomera kugira ngo abantu babyumve. Utangire. Ibihanurirwa i Tiro. Ngo ibihanurirwa i Tiro. Mwankuge zitarushishimwe. Mwankuge zitarushishimwe. Nimuboroge kuko i Tiro harimbutse. Nimuboroge kuko i Tiro harimbutse. Nta mazu asigaye cyangwa aho gutaha. Nta mazu asigaye cyangwa aho gutaha. Ndagira ngo mbwira abantu ko n'abari muri icyo gihugu, aho mu mwuka wabo barabyumva. Ndagira ngo mbabwire ngo igihugu cyose waba urimo, hagarara urebe amazu uriho ureba. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo gihugu nta mazu uzongera kubona, na bya bindi bavuga ngo abantu barahunga, ntaho guhungira hari kiretse guhungira kuri Yesu gusa. Ni igihe bagiye kugeramo bakajya bava nk'aha ngaha. N'urugero ndavuga aho nzi ko ibihugu byanze ntago mbizi, nta ni igihugu nagiyemo ni Uganda, ariko kugira ngo ngereranye neza abantu babyumve, abanyarwanda babyumve cyangwa n'abari hanze babyumve, nko kuva hano ukagenda ukarinda ugera mu mujyi hari Amatewusi, nta hantu uzajya uhura n'umuntu. N'uzajya uhura nawe umuhunge wiruke ugire ngo ni umusazi uhuye nawe. Birakomeye rero, abantu nibabe maso basenge. Twabwiye kenshi abantu kuri iriya canonjya nkunda kubwirizaho Imana Irahari TV, tubwira abantu kenshi kwihana no kugira gute no gusenga. Abantu rero baracyari muri bya bindi, ihangane gato turakomeza. Abantu baracyari muri bya bindi,
ni nka wa mugani w'umuserebanya. Umuserebanya iyo uri mu ibati inzu irimo ishya, iyo nzu irimo ishya warahiye uhiye ngo uravuga ngo bihora bishyushye, bihora bishyushye, bihora bishyushye, urinda ushya. N'abantu rero muri iyi minsi kubabwira gusenga, urababwira gusenga uti nyamara tugeze mu bihe bikomeye, uti nimusenge turebe ko Imana yatugirira neza. Abantu bagahora bavuga ngo tuzihana tuzasenga. Ntabwo ari uko bimeze. Ugatekereza ukavuga ngo ese ko maze imyaka 40, ko maze imyaka 60, 70, navutse nsanga sogokuru asenga bavuga ko Imana iriho, njye narayitegereje ndayibura. Ntabwo ariko bimeze. Ibihe tugezemo Uwiteka araje kandi nibikomeye biraje. Ndabizi mu gihe kunyanga mu ntera amabuye ngo nta byiza mvuga nuko ntabyo mbona. Wowe ubona ibyiza cyo dufasha ubitubwira, ariko njye ntabyo mbona. Nta byiza mbona, ntabyo mbona. Ubu ntabyo mbona. Kuba abantu batarihana ngo bezwe bakizwe bihane, nta byiza mbona. Abantu bareke urwango, abantu bareke ubugome, abantu bareke. Kandi Imana yacu irababaye. Imana irarema mukica, Imana ikarema tukica, Imana yacu irababaye. Ntabwo Imana yishimye. Ntabwo Imana yishimye. Komeza usome. Iyi nkuru babwiwe iturutse mu gihugu cy'Ikitimu. Ngo iyo nkuru babwiwe iturutse mu gihugu cy'Ikitimu. Iturutse mu gihugu cy'Ikitimu. 2. Yego. Mwa baturage bo ku nkengero mwe. Ngo mwa baturage bo ku nkengero mwe. Batungishwaga n'abacuruzi b'i Sidoni. Batungishwaga n'abacuruzi b'i Sidoni. Banyura mu nyanja ni muceceke. Banyura mu nyanja ni muceceke. 3. Ubu icyo gihugu nahoze mvuga. Bimwe mwumvaga ngo imodoka zirambuka muri iyo nyanja zijyana muri icyo gihugu, bimwe mwumvaga ngo ibiribwa birava iyo ngiyo bijya muri icyo gihugu. Nta na kimwe. Kandi icyo gihugu kigiye guhura n'inzara, kigiye guhura n'umubabaro, kuko bababaje Imana cyane kugeza ku buryo Imana irira. Nta kuri bagira, nta mbabazi bagira, nta rukundo bagira. Kuva ku mwana kugera ku mukecuru abazigira ni bake cyane. Niyo mpamvu rero komeza dusoza. Imbuto za Shironi n'ibisarurwa bya Nili byanyuraga mu mazi menshi. Yego. Nibyo byababeraga indamo. Ngo nibyo byababeraga indamo. Aho niho hari iguriro ry'amahanga. Niho hari iguriro ry'amahanga. Aho niho hari iguriro ry'amahanga. None harahagaze. Yewe Sidoni. Yego. Kurwa n'isoni kuko inyanja ivuze. Igihome cyo ku nyanja kiravuze kiti sindaramukwa kandi sindabyara. Nta nubwo ndonsa abahungu. Yego. Kandi sinderera abakobwa. Hari icyo mutumva ndabaza abadukurikiye. Reka tureke n'icyo gihugu n'iwacu hano mu Rwanda. Umuntu aratwite ndakarara yikuyemo. Ntazi n'umukobwa, ntazi n'umuhungu, ntazi se niwe wari kuzahagarara mu cyimbo cy'umuryango akabatereka nsenge. Data na mama ntibasenze, basogokuru ntibasenze, ariko Imana irarema tukica. Uwo mwana uramwica uzazabe iki? Uwo mwana uramwica ko ari wazagahagaze akagusengera, agasengera igihugu, agasengera abantu. Uwo mwana umujejije iki? Imana ibabajwe n'amarira impinja zirira. Imana ibabajwe n'ibintu byinshi. Niyo mpamvu abariho mushaka ibyiza, abariho mushaka abahanurira ngo mubonye amaviza mugiye hanze, mubonye imodoka, mubonye amazu, babwirwa n'iki ko ibyo uriho uhanurirwa ari ukuri? Hari abantu baheze ku misozi bategereje amasezerano, bategereje baraheba. Kwa kundi uhara n'umuntu ngo Imana iravuze, ubwirwa n'iki ko ari Imana ivuze? Murakoze. Icyo nababwira, Yesu abaho umugisha kandi musenge mwihane. Uwiteka araje. Icyo nicyo mbifuriza, kugira ngo tuzagerane muri uriya murwa
umuntu udukurikiye aze kureba indirimbo ya 396 ayiririmbe cyangwa ayisome. Ni indirimbo ivuga ngo nihe habizera bazajya kuba, ngo muri iyi si ntaho, ngo mu ijuru niho iwabo wabizera. Murakoze rero, ndumva message nayo mfite ari izo ngizo. Yesu abaho umugisha. Imana iguha umugisha. Reka twende ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko kandi mbere y'uko dusoza akantu nabazara akantu usoje uvuga ngo abantu bahanura ngo muzi mute ko ari Imana ivuze. Nanjye nakibaza tuzamenya gute ko ari Imana ivuze ko abahanuzi babaye benshi? Abahanuzi babaye benshi kandi urakoze cyane kumbaza. Abareba kure cyangwa bagiye basoma mu za Bibiliya barabyumva, baravuze ngo mu bihe bya nyuma, mu bihe bya nyuma hazabaho abahanuzi benshi, hazabaho abahanuzi bayobya abantu. Siko havugana nta kindi gihe rero n'iki ngiki turimo. Hari ibyo nabwiye abantu ngo nibasenge basobanuze ubuntu umuntu bariho basenga n'uwari. Abahanuzi babaye benshi, ariko icyo nabwira abantu ni nacyo natangiye nababwira ngo musenge musobanuza Imana. Se Gaudence dusengana arasenga Imana, runaka dusengana koko aravuga Imana, ni Imana yamutumye. Nicyo ndumva aricyo kintu nabasobanurira. Ariko kubijyanye n'intuza kubijyanye n'ibyo ko mashusho media, hari n'abajyaho ngo n'abapasiteri ngo barimitswe ngo bagize gute. Abenshi barabeshya. Mfite abantu benshi ngomba gutamaza. Imana yambwiye ariko irambwira ngo ceceka bihorere, ni njye ugiye kubahagurukira. Barahari kuva ngeze kuri kamera. Ubundi Imana yari yambwiye abantu 3. Ntabwo ngiye kubavuga. Umwe ni umugabo, undi ni umugore, undi ameze nk'umusore ko yashatse batandukana n'umugore. Abo bantu uko ari 3 ntabwo Imana ibashaka. Uko ari 3 abo ngabo bo rwose, cyane cyane uriya mugore. Ariko Imana igigira, kandi buriya nepo niduhanura nshobora kubwira nepo ariko nkamurenza ijwi, akumva ijwi ariko uri inyuma y'akaba ari we byumva kuruta nepo nahanuriye. Kuko buriya iby'umwuka byumva n'abanyamwuka. Niba nkuhanuriye ntubyumva, uri inyuma yawe azabyumva, avuga ati ni nepo uri imbere yanjye. Uwo mugore yarikebuye, nigeze mbivugaho arikebura. Mvuga kuntu yajyaga kuri kamera hanura, amaherena agwaha yisize, yageze ate abeshya akabwira abantu ngo igihugu iki n'iki, ngo amahoro araje kandi nta mahoro arimo. Ntekereza rero ko yariyumvishe rero yarikebuye. Imana ibaho umugisha rero. Nawe baziyumva nabo babimenye. Abashaka ko dusenga rero, abashaka kudufatanya natwe, nimero yanjye ni 0788 966 9 7 41. Isubiremo 82 0782 966 9 7 41. Wanyandikira kuri WhatsApp baho, wampamagara tugafatanya ukihana tugasenga Imana, kuko Imana ije gutandukanya ikibi n'icyiza. Yesu abaho umugisha rero, kandi ndabakunda. Reka dusengere mu izina rya Yesu. Yego. Uri Imana nziza, uri Imana itewe igatabara aho rukomeye. Kristo turasenza dusengeye kiriya gihugu ngo rukire ku bana n'abakirimo Kristo bezo batunganye bahagarareho, kandi Mwami nakwinginze ngo abo kurengera urabazura bafite, ariko kubwanjye navuga ngo bose ubarengere, kandi cyuruta byose ubaho umutima wo kwihana no kumenya. Bana natwe rero muri byose, imfubyi uzirengere, abapfakazi ubarinde, ababaye bahagarareho, abarwayi bakize mu izina ryawe. Ngaho ndasenze ndizeye kandi kubyumvishe kandi uko bikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Imana iguha umugisha Mugabe ku butumwa bwiza utambukije. Imana amahoro ikomeze kukwagura mu izina rya Yesu. Amen.
nshuti muvandimwe rero duteze amatwi muri kano kanya twari turi kumwe n'umuhanuzi Mugabe dusubikiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyangwa se ivugabutumwa ryacu tubaye turisubikiye ahangaha ariko kandi turakomeje. Reka mbasabe kujya gukomeza kudukurikira kandi no guhinduka abagomba guhinduka bahinduke. Ibiganiro byacu ku Musaraba TV byo nakagaruka tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.